Imana ni nziza kurusha uko tubyumva nk'abantu. Iradukunda ntitubimenye. Ni Imana nziza, Imana ikomeye, Imana nzima, ni Imana kandi ivuga. Ni Imana tutumvisha batubwira kuva kera. Iyo usenze mu kuri no mu mwuka, iyo uhindukiye ukava mu ngeso zawe mbi ukayishaka, irakumva iri mu ijuru maze igatabara. Iyo niyo Mana turamya. Kandi dukunda tukiri bayo, ngo yadukunze yadusanze mu ivata aho twigaraguraga. Idukundirayo, idukurayo. Yankundiye muri bwawe bwanjye, ariko mu kunkundira muri bwawe bwanjye nanjye nkayikunda. Mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ndashaka kubwira abantu bari iyo ngiyo, byose uko byagenda kose, waba urwaye waba urembye, ntuzigere uva ku Uwiteka, ntuzigere uva ku Mana. Uzavuga uti uko byagenda kose izaguma ari Imana. Nitujya kuvuga ubwiza bw'Imana, nituvuga uko Imana ari nziza, Imana yanga abantu bayishimisha umuntu ngo imitima iri kure. Nujya kuvuga uti Imana ni nziza, nukuri bijye bikuva ahantu, bijye bikuva mu nda, bijye bikuva ahantu hakomeye. Vuga uti nukuri Imana ni nziza koko. Njyewe ndabivuga, ndabihamya Imana ni nziza. Nta nubwo twabona ngo uburyo tubivugamo ngo twemeze ko Imana ni nziza kuko turi abantu tuvuga indimi z'abantu. Kereka tubonye indimi z'abamarayika nibwo twavuga ubwiza bwayo, maze yadukunze turi babi. Nicyo kintu gitangaje ku Mana. Mu gitondo yavuga iti mwese nimurimbuke ndema abandi banyubaha. Hari kwirangira dukunda kawayo. Bivuga ngo ahuri hari icyo twaye Imana iha agaciro aho utajya uha agaciro. Buriya ibya kamere uyu mubiri tujya dukunda kuwambika tukawunezererwa tukaba proud, turakomeye. Umuntu uvuga ngo arakomeye aba afite ikibazo. Umwuka w'umuntu murimo ufite ubumana, w'Imana iha agaciro. Ntabwo twakabaye proud yabo turibo nuko dusa, nuko duteye, nuko tugenda. Ahubwo twakabaye tuvuga tuti iki Imana yaduhaye tukigaburira iki, ntiturebe inyuma. Icyo ni cy'Imana iha agaciro. Niyo mpamvu idukunda cyane, yakunze abari mwisi cyane. Kandi iby'Imana biba ari byinshi, ngo kuko yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Ntabwo yadukunze urukundo rusanzwe cyane ijyaho, ngo kandi itanze ubuzima itanga bwinshi. Somo rya mbere, ubyita byoroshye iyo bitarakubaho. Iyo bikubayeho umenya ko bikomeye. Numvaga ko ubuzima ari bisanzwe nkomeye ngenda, ariko nta gishongore cy'umwana w'umuntu. Ukomeye ni Imana n'umwana wayo Yesu Kristo. Amagambo tuvuga ararema. Amagambo tuvuga tuyitondere. Amagambo tuvuga ni amagambo akomeye cyane. Iyo tuvuze hano mwisi y'umwuka, ni ukuvuga ngo muri aka kanya nge ndatura ko ndinzwe n'amaraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana. Nkatura ko nzengurutswe n'umuriro w'Imana isumba byose, umwuka wera. Ako kanya Satani ababyumva aravuga turiye muntu uravuga rya zina ridutwika. Amagambo muvuga muyitondere kandi mushikame mu mwami. Nta handi dukizwa atari mu izina rya Yesu, niho dukirizwa honyine. Imana irivugira ngo mushake gukirana, dushake ubwami bwayo no gukiranuka kwayo. Ibi ngibi by'ubukire by'amafaranga, byo kubaka amazu, byo kubaka amagorofa ni inyongezo. Iyo ni inyongezo, maze iyo nyongezo hari abayibona bakagira ngo bararangije, kandi hari icyo babura. Icya mbere no gushaka Imana, ubwami bwayo no gukiranuka kwayo. Ibi ngibi ni bisanzwe, ni simple as that, simple as that, umurabyo.